ko cyane Rwanda byacu ntandi babisanga ni kuri Good People shows kora subscribe like share comment dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye muri kumwe nanjye Shackman amakuru wowe wiri bute wowe ho ngaho iwanyu mwiriwe mute twebwe twiriwe neza amahoro arahinda uri hanze urwota amasimbi wowe uri hanze mu Burundi uri hanze biterwa naho uri kuko njya mbona Australia Canada America muri abantu bari imbere cyane mu kundeba ari ku Rwanda ewan homeland kabisa homeland east west home is the best Rwanda nirwo ruri imbere mu ku viewing izi video zanje ariko hagakurikiraho Canada America Burundi Australia gutyo uko niko mugiye mukurikiranye ariko nkusuze wowe hawa buri hose kabisa shout out kabisa huri hose nkuhaye shout out cyangwa se ndagushimiye ndagushuhuje kuba ukomeje kudukurikirana nawe utarakora subscribe nagira ngo nyamuneka uyigirire gutya use nubikora rwose nk'umuntu wewana wari wikinza ahantu hita ukora subscribe ukoreho like ukore na comment utubwire mbese niki tuvuga twakubwira ubutaha cyangwa se niki twazakubwiraho ubutaha ya biganiro abamakuru ewan hose tuba duhari kabisa sasa rero umunsi tugitubaza n'iki kuri uyu wa mbere ni inkuru ziracyari nyinshi cyane Kevin ushengurwa no kuba nta bihembo bihabwa abahanzi mu Rwanda ahanze amaso uretse Grammy yonyine sasa kubera iki umuhungu ukiri muto cyane ushobora kuba yavuga ati ewana simpanze amaso ibihembo byo mu Rwanda ahubwo mbihanze Grammy bitewe nuko atajya samutemo babimuhereza abakinnyi n'abayobozi b'ikipe ya Real Madrid banze kwitabira ibirori bya Ballon d'Or sinzi ibyo cyabiteye Shadibu yahawe igihembo cy'umugore ufite ubwiza burangaza benshi ahabwa akayabo sasa rero umugore nawe akomeje kugacishaho muri iyi minsi rwose ameze neza cyane sasa rero umupolisi yarashe abantu batatu abaziza kumwima inzoga ariko mana yanjye inzoga zizarikora kuko ibaza umuntu umupolisi kurasa abantu batatu bose akabarangiza kuko banze kumuha inzoga abahanzi bayoboye abandi mu bakora ibyaha ku mbuga nkoranyambaga RIB niyo yashyize hanze iryo tangazo ivuga ati abahanzi nyamuneka muri mu myanya iri imbere mu kuba murimo mukora ibyaha bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga ese harimo bande harimo iki bimeze bite se cyangwa se kanze manzi izi nkuru nzihere muzingo nyihere hasi nzihere hasi nzibagezeho zose ndabibabwira byose nta kimwe ndi busimbuke sasa rero Kevin ushengurwa no kuba nta bihembo bihabwa abahanzi mu Rwanda ahanze we maso Grammy yonyine Grammy Awards zimwe zitangwa muri Amerika umuraperi umwe mu baraperi bagezweho ndetse bakunzwe n'abatari bake mu Rwanda Kevin cyangwa se Ishimwe Kevin yatangaje ko ababazwa no kubona nta bihembo bigenerwa abahanzi mu Rwanda hishura ko we intego yari ukwegukana ibiri ku rwego mpuzamahanga nka Grammy n'ibindi sasa rero ibi yabitangaje mu birori bya Diva Beauty Awards byatangiwemo ibihembo ku bakora iby'ubwiza mu Rwanda kuri iki cyumweru tariki ya 27 Ukwakira 2024 ni ibirori byabereye i Kigali muri Mundi Center muri ibi birori uwegukanye igihembo nyamukuru ni Shadibu amaze kugwiza ibigwi mu gisata cyo kumurika imideri yegukanye igihembo cyiswe Queen of Beauty cyaherekejwe na sheke ya miliyoni 6 zose z'amafaranga y'u Rwanda umva amafaranga barimo nyamuneka umuraperi Kevin wasusurukije abitabira ibi birori yabwiye Inyarwanda TV ko ashengurwa no kuba nta bihembo bihabwa abahanzi mu Rwanda ashimangira ko ibihembo ari biri ku rwego mpuzamahanga nka Grammy Award BT Award n'ibindi bikomeye yagize ati mu Rwanda nta bihembo by'abahanzi bihaba byarahabaga ariko nta bikibaho ibihembo yagize ati mu Rwanda nta bihembo by'abahanzi bihari byarahabaga ariko nta bikibaho ibihembo ni Grammy Beauty na za MTV Award njyewe iyo niyo ntego yanjye yaboneyeho no gusaba itangazamakuru Nyarwanda yatanze urugero ku nkuru ye yagarutsweho cyane ubwo yavugwagaho gusangira n'abandi ariko gusangira
cyane ubwo yavugwagaho gusangira n'abandi, ariko hamenyekanye andi makuru mashya. Abanyamakuru bakinumira ati ndashaka ko mushyigikira umuziki nyarwanda, murekere gutwika ku bahanzi, uzi ko mutwika mpaka tukamanuka tukaraburiza muri ibi birori. Uyu muhanzi yasusurukije ababyitabiriye yifashishije indirimbo ze zakanyujijeho ziyobowe n'iyisa Makosi, Semana, Keve, Ishimwe Keve yabonye izuba mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi. Muri 2017 nibwo yatangiye urugendo rw'umuziki, ariko magingo aya arakunzwe cyane mu muziki w'u Rwanda, ndetse mu myaka 3 ishize yatangaje ko yahawe ishimwe na Guinness World Record. Ni ibintu byibajijweho n'abatari bake, bamwe mu mvugo zigezweho bagiye bakoresha bati ni ugutwika, abandi bati ngo ntibibaho. Icyo gihe yatangaje yabaye uwa mbere ku rwego rw'isi mu bijyanye na online rapping, akaba yari ahanganye na ntibibaho akaba yarahanganye na Bruce Melody. Muri 2023 Ishimwe Kevin yashyizwe ku rutonde rw'abahanzi 10 bo guhangwa amaso muri Afurika. Muri 2022 nabwo uyu muraperi w'umunyarwanda yanditse amateka, aho indirimbo ye No Cap yagaragara ku rutonde rw'igitangazamakuru cy'Abongereza GRM Daily rugaragaza indirimbo 7 ziza ziri mu njyana ya drill ku rwego rw'isi. Sasa rero umutipe na yamuvuga wenda akantu gato cyane. Uyu mutipe ari mu bantu bashobora kuba barakoze indirimbo igakinwa muri NBA, hahandi abahanzi baba bari gusohoka bava muri vesting, hari niko mu byitamwe bambarira. Nibwo bari baje mu kibuga baje gukina indirimbo y'umutipe, nagiye kumva numva bahise bayikubitamo ya drill iteye ubwoba nziza cyane. Niba atari amakosa banzire No Cap, ariko niba atari amakosa nahise mva nti kabisa respect kabisa kuri umutipe ngo ni Ishkeve. Shadibu yahawe igihembo cy'umugore ufite ubwiza burangaza benshi, ahabwa akayabo. Sasa rero umugore ngo ni Mbabazi Shadia yahawe igihembo cy'umugore ufite ubwiza burangaza benshi mu cyiciro cyari kirimo ibihembo bya Diva Beauty Awards cyo gutora umwamikazi w'ubwiza. Ni mu bihembo byatanzwe ku cyumweru tariki 27 Ukwakira 2024 muri Mundi Central. Muri iki cyiciro cya Queen of Beauty cyangwa se umwamikazi w'ubwiza hari hatoranijwe abakobwa biyitaho cyane mu gukoresha ibijyanye n'ubwiza, ndetse banagize uruhare mu kubikundisha abantu. Shadibu yahigitse abandi bakobwa b'ikimero barimo Miss Uwase Reisa Vanessa wabaye igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda 2015, umukundwa Cadet Henriette na Tracy Sandrina Response uzwi nka uzwi nka Swala, Mutesi Nadia, Ange B, Krista Mendez, Tetani Nice na Mamila Diva. Uyu mugore yahigitse bagenzi be nyuma y'uburyo bwo gutora bwabayeho no kureba uko yagaragaye ku munsi wo gutanga ibihembo, hagendewe ku buryo yaserukanye umucyo haba mu myambarire no mu bwiza bugaragarira abantu. Shadibu agiye kujya ahabwa umushahara w'ibihumbi 500 buri kwezi mu gihe cy'umwaka, bivuze ko umwaka uzarangira yegukanye miliyoni 6 zose. Uretse guhabwa aya mafaranga azajya anakorerwa ibintu by'ubwiza ku buntu mu gihe cy'umwaka. Uretse Shadibu kandi witwa Henriette Nana cyangwa se Henriette na Nene Tracy nawe yahawe igihembo giherekejwe n'amafaranga, aho yahawe sheke ya miliyoni 3 nyuma yo kuba umukobwa ukunzwe kurusha abandi ku mbuga nkoranyambaga. Ibindi bihembo byatanzwe birimo Best Lashes Artist, aho cyatwawe na Extreme Beauty Lashes Extension, n'icya Best Tattoo cyahawe
tatu. Hari kandi ibihembo byahawe abantu bakorera mu ntara birimo icya Best Huye Make Up Artist cyahawe uwitwa Mama Keira, Best Rusizi cyahawe Hollywood Chic Salon na Best Rubavu cyahawe Nowera Fisi. Sasa hari kandi igihembo cya Best Baba Male Artist cyahawe Rando Barber, hakabaho ibihembo nabyo rwose. Hakabaho n'icyahawe Rando Barber akagishyikirizwa na Odile Ira Designer Best Barber Woman yabaye Reshia Barber. Best Male Nail Artist yabaye Shafi Nails. Best Female Nails Artist yabaye Esther Nails. Best Makeup Artist aba Soda Makeup, mu gihe Best Salon yabaye Saranda Beauty Salon. Ibindi bihembo byatanzwe birimo icya Best Spa Salon cyahawe El Cobra Dubai, icya Best Hair Style cyahawe Frank Hair Style. Best Female Hair Artist yabaye Kigali Braids. Best Creativity Artist aba Karinda, naho Best Brand Name of Beauty in Rwanda aba Iba Vanessa Majesty ya Miss Uwase Raisa Vanessa Diva. Beauty Awards ni ibihembo bigamije gushimira abakora mu gice cy'ubwiza no gukomeza kumenyekanisha ababikora no kuzamura ubunyamwuga bwabo. Umwaka ushize ibihembo nk'ibi byatanzwe tariki ya 6 Kanama 2023 muri Kigali City Tower mu mujyi wa Kigali rwagati. Byatangwaga ku nshuro ya mbere mu Rwanda. Sasa ndajya nkubwira ngo ewan abantu bafite amafaranga kabisa yo gupfa ubusa. Sorry, nivanze mu kazi kanyu munyihanganire. Umupolisi yarashe abantu 3 abaziza kumwima inzoga. Deo Ndayisenga wo mu gipolisi yishe abantu 3 abarashe nyuma yuko bamwangiye kunywa inzoga yabakiriye mu kabari. Uyu mupolisi yabarashe ku wa gatandatu tariki ya 23 Ukwakira 2024 hagana saa 9 za mu gitondo muri centre iherereye Ingozi mu majyaruguru y'u Burundi. Ikinyamakuru Social Medias kivuga ko ngo uwo mupolisi yagiye mu kabari yambaye impuzankano afite n'imbunda, yahagera agashaka kunywa inzoga y'abakiriya. Abakora muri ako kabari bagerageje kumubuza, barasaho urufaya 2 bahita bapfa, mu gihe undi mukiriya nawe wariho yafashwe n'amasasu aza kumuhitana. Amasasu ubutegetsi aho Ingozi buvuga ko Deo Ndayisenga akomeje gushakishwa. Igipolisi cy'u Burundi gishinjwa kurasa abaturage ku manywa y'ihangu, ariko ubutegetsi bugatera agati mu ryinyo ntibabiryozwe. Abaraswa akenshi barasirwa mu kabari no mu muhanda, biganjemo abashoferi. Sasa abahanzi bayoboye abandi mu bakorera mu ibyaha ku mbuga nkoranyambaga. RIB, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Beats yari yagaragaje ko ababarizwa mu gice cy'imyidagaduro, by'umwihariko abahanzi bakora umuziki bayoboye ibindi byiciro mu gukoresha ibyaha byinshi ku mbuga nkoranyambaga. Ibi Dr. Murangira Beats yabigarutseho mu kiganiro aherutse kuganira na Isibo TV ubwo yakomezaga ku rutonde rw'ibyiciro bikorerwaho ibyaha byinshi hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Ku mwanya wa mbere w'abakorera ibyaha byinshi ku mbuga nkoranyambaga, umuvugizi wa RIB yavuze ko hari abahanzi mu Rwanda. Yavuze ko hari abahanzi mu myidagaduro, by'umwihariko abahanzi baririmba. Ku mwanya wa 2 hakaza iyobokamana n'ivugabutumwa. Umwanya wa 3 uzaho abamamaza imbaraga zidasanzwe. Ibindi byaha Dr. Murangira asanga byiganje ku mbuga nkoranyambaga ni icyo
gukangisha gusebanya hakoreshejwe amashusho y'ubwambure bw'abantu, nicyo gukangisha abandi kubasebya. Dr Murangira yagaragaje ko impamvu icyiciro cy'imyidagaduro by'umwihariko abahanzi baririmba ari cyo kiyoboye mu gukora ibyaha byinshi ku mbuga nkoranyambaga ari uko hakomeje kugaragara ibyaha byinshi kandi bikomeye. Ati turabona ko hari abantu bakomeje kwinjira mu myidagaduro bakaremamo abantu uduce. Niba uri umuhanzi wifata umuntu ngo ni uko ufata umuntu nk'uko ufata imbuga nkoranyambaga zikurikirwa ngo umuhe amafaranga agiye kwibasira abandi. Dr Murangira yavuze ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutazihanganira ibyaha abahanzi bakorera ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ibijyanye no gucamo abantu ibice no kubahanganisha. Mu bindi byaha bibera mu myidagaduro harimo ibyo gusebanya gukabije, guterana ubwoba, kwibasira umuntu, ntibatinya no kwibasira imiryango y'abandi, kimwe n'ibindi byinshi. Amasasa gukora ubukwe akaguha urutonde bw'ibyo akeneye ngo utwerere, nudatwerera azagukoraho ikiganiro, yanahitamo ibyo ashoboye akabona umuntu arabigaye. Ibyo ni ugutera ubwoba rwose kandi ntabwo tuzabyihanganira. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha yasabye abarebera inyungu z'abahanzi kutishora mu byaha bibeshya ko bari guhangana n'abandi, ahubwo basaba gukora cyane bagahanganisha ibikorwa kurusha guhangana bakora ibyaha. Dr Murangira yaboneyeho umwanya wo kwibutsa abakoresha imbuga nkoranyambaga ku igihe cyo kwigisha abantu cyarangiye. Ubu igitahiwe ari ugukurikiza icyo amategeko ateganya ku bari kwishora mu byaha bibera ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi yibukije abakoresha imbuga nkoranyambaga ko ni uko ari igice kinini cyinjiza amafaranga menshi ku buryo buri wese yakibyaza umusaruro kwe bitabaye ngombwa ko bahangana. Sasa rero ngibi bisa naho yabivuze bitewe uranura mugongo nifata ku mavuta bashobora kuba yarababwiye, akababwiza ukuri, akababwiza n'impamvu yakoraga biriya bintu, kuko Murangira urumva ko ari kwivuga nk'ubiza amakuru. Ati kuba ufite kampani cyangwa se kuba ufite umuhanzi urebera mu nyungu ntibivuze ko ukoresha amafaranga ku bantu kugira ngo bagende basebye. Urumva ko kantu basebye, fata ku mavuta agenda asebye abandi bahanzi barimo ba The Ben na ba Meddy. No, amahoro y'Imana bane namwe, muri kumwe nanjye Shackman. Salam shalom.